Inshuti bene data mukurikiye True Christian TV ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndabifuriza amahoro y'Imana ndetse no gukomeza kuramba no gukomeza kugubwa neza mu kazi kanyu aho muri hose hirya no hino haba mu Rwanda ndetse no kwisi muri rusange. Imana ikomeze ibane namwe. Ngewe rero basuhuza nitwa Bishop Veniste nkaba ndi umuyobozi wa True Christian Family, nkaba mbifurije nyine gukomeza kugubwa neza. Nagira ngo uyu munsi mbatangarize icyo iyi channel ikora cyangwa se ibiganiro bizajya binyura kuri iyi channel. Ni channel twashyizeho kugira ngo twongere tuvuge ubutumwa bwiza, twongere tuvuge ijambo ry'Imana, abantu bari ku isi yose badukurikira bagire amahirwe yo kumenya icyo Imana dushakaho, bagira amahirwe yo kumenya icyo Imana irimo ibashakaho muri ibi bihe, muri iyi minsi ya none. Niyo mpamvu rero twashyizeho iyi True Christian TV kugira ngo mujye muyisangaho ibiganiro bibubaka kandi bivuga ijambo ry'Imana. Nagira ngo rero mbibutse ko ibi biganiro bizajya bica hano kuri iyi televiziyo True Christian TV, bizajya binyuraho kuwa kane ndetse no kuwa gatandatu cyangwa ku cyumweru. Uko tuzagenda dushobozwa n'Imana tuzajya tubibashyiriraho, hanyuma namwe turabasaba ko kudukurikira buri munsi kandi mukatwereka ko mudukunda, mugashiraho comment ndetse mugakora na subscribe kugira ngo abantu ibiganiro byacu bizabashe kugera kuri buri muntu wese. Turifuza rero ko rwose muzabidufashamo, muri abantu b'Imana ndetse n'ibitari ibingibi murabireba. Tuzi ko mureba ibiganiro bitandukanye, tuzi ko mureba ibiganiro bitabubaka ndetse byinshi, ariko noneho ahangaha niyo wakuramo ijambo rimwe, ndizera neza ko ijambo uzakuramo rizakugira umumaro, ndetse ndizera neza yuko nurigenderaho rizakugeza mu bwami bw'Imana, uzaba uwifuzwa n'Imana, uzaba uwifuzwa na Kristo, uzaba uri mu nzira y'Imana. Niyo mpamvu nkwifurije mugenzi wanjye ko iyi video nuyireba uze kwisharinga bagenzi bawe, uze kuyohereza bagenzi bawe kugira ngo muzajye mudukurikira muri benshi. Murakoze cyane. Nagira ngo mbere ko rero dusoma ibyanditswe mbanze dusenge, nitumara gusenga turaza gusoma ijambo ry'Imana turi busange muri Luka. Ndaza kubabwira ibice ndetse n'umurongo turi busome. Uwiteka Mana ikomeye, Mana nziza, Mana isobora byose, Mana yo kwizerwa, Imana y'urukundo rwishimwe n'imbabazi, uyu mwanya ngarutse imbere yawe n'imbere y'ubwiza bwawe, ngarutse mu mwanya wawe. Uwiteka Mana ikomeye, ndi imbere y'amahanga, ndi imbere y'isi yose, ndi imbere y'abantu bawe. Ndaguhamagaye Uwiteka mu izina rya Yesu kugira ngo uzubane nanjye, ibyo ngiye kuvugira ahangaha bibashe kumvwa na buri wese, kandi Mana uwumva wese iri jambo rigira icyo rimara ndetse mu bugingo no mu mutima we, mu izina rya Yesu Kristo rigiraho rimuvana naho rimugeza. Ndaguhamagaye kugira ngo ubane nanjye, urinde buri mwe wese wumvira ijambo, ukomeze buri mwe wese wumvira ijambo, ukore data buja ku mutima w'umuntu wese uri bwumvira ijambo. Ibyo byose mbisabye mu izina ry'Imana ishobora byose, amen. Murakoze cyane. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe iki jambo ry'Imana ritwigisha cyangwa ritubwira ku bimenyetso byerekana kurangira kw'isi no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Reka nsabe mwene data Rurangirwa adusomere ijambo ry'Imana dusanga muri Luka ibice 21 umurongo wa 9. Ni Luka ibice 21 umurongo wa 9. Haravuga ngo, ariko nimwumva intambara n'imidugararo ntimuzahagarike imitima, kuko ibyo bikwiriye kubanza kubaho, ariko imperuka ntizahera ko isohora uwo mwanya. Murakoze. Urakoze cyane mwene data. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo nimwumva intambara n'imidugararo ntimuzahere ko muhagarika imitima. Bene data, nagira ngo iri jambo muritekerezeho cyane. Muri iyi minsi abantu bahagaritse imitima, abantu barihebye, abantu bariganyira, abantu bavuye ku byanditswe byera, abantu bahagaritse umutima cyane. Ese guhagarika umutima byo biratuzanira iki? Ese guhagarika umutima byo biratumarira iki? Nagira ngo iri jambo muryumve neza cyane. Bene data, ahangaha ijambo ry'Imana tubwira ngo ntimuhagarike umutima. Nimwumva ibyo, nimubona ibyo, ntimuhagarike imitima. Ariko uyu munsi abantu bahagaritse imitima, abantu bafite ibibazo bitandukanye. Nagira ngo rero mu by'ukuri uyu munsi niwumva iri jambo, mbere yuko dukomeza ikigisho cyacu, ntuhagarike umutima, ahubwo wibaze ngo ibi bimenyetso ni ibihe? ibimenyetso tuvuga ni ibihe? Ese ibimenyetso ijambo ry'Imana ritubwira ni ibihe? Ese ibimenyetso turimo ni byerekana kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo?
ese nubyerekana kurangira kw'isi, ese ibimenyetso ni ibihe? Nibyo turi buze kubona, ariko mbere yuko tubibona nagira ngo mwene data udukurikiye rwose nkushishikarize ureke guhagarika umutima muri iyi minsi, ureke kwiheba, wumve ko isi yarangiye, ahubwo n'iki ndi bukore, n'iki ngiye gukora, kuko mbanje kumenya ibimenyetso. Ese niba maze kumenya ibimenyetso, n'iki kintu ngiye gukora, n'iki kintu ngiye gukora kugira ngo ibimenyetso, ese nibura nzabe ndi umwere, nzabe ndi umuntu ushimwa n'Imana. Reka dukomeze umurongo wa 10. Umurongo wa 10 uravuga ngo, arongera arababwira ati, ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami butere ubundi bwami. Urakoze cyane mwene data. Arababwira ati, ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami butere ubundi bwami. Ndagira ngo ahangaha murebe neza. Twese turi ku mpande enye cyangwa se enye z'isi zitandukanye. Hari byinshi cyane bihavugwa, hari byinshi mubona aho mutuye, aho muba, ibyo byinshi cyane mubona. Hari intambara, hari imidugararo, hari intambara nyinshi cyane zitandukanye, ariko nibyo bimenyetso byo kugaruka kw'isi. Ese nibyo bimenyetso byo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo? Nagira ngo aho ngaho tuharebe. Hari byinshi cyane muri iyi minsi, turi mu bihe bibi, turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe by'ibyorezo bitandukanye, turi mu ntambara nyinshi cyane hirya no hino ku isi. Intambara ziravugwa, ziravuza ubuhuha nk'uko abanyarwanda bakunda kubivuga, ariko nibyo bimenyetso byo kurangira ku isi? Ntabwo turahagera. Reka dukomeze umurongo wa 11 maze twumve. Murakoze cyane. Umurongo wa 11, kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, hazabaho n'ibitera ubwoba, n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Urakoze cyane mwene data. Najya ngo dutinde kuri ino jambo. Mu isi hazabaho ibishyitsi bikomeye, mu isi hazabaho ibyorezo bikomeye. Bene data, nagira ngo uyu munsi dutinde kuri kino cyigisho cyo kivuga ibishyitsi bikomeye, ndetse kivuga n'indwara z'ibyorezo, ibyorezo bikomeye cyane. Bene data, nk'uko mubizi, ubu turi mu gihe isi yose yugarijwe n'icyorezo cyitwa COVID-19 cyangwa se coronavirus. Icyo cyorezo kiri ku isi yose. Ndenda kubabwira, hari ibindi bihe byagiye bisimburanwa byabayeho ku bwa ba Nowa ndetse no ku bw'abakozi b'Imana batandukanye, byagiye bibaho, ariko byerekanaga icyo gihe ikijambo ry'Imana ryabaga rishaka kubwira abatuye isi. Kugeza uyu munsi ibi nabyo birimo biraza, ariko hari icyo bitubwira. Ariko icyo bitubwira ntabwo nzi neza ko abantu bose barimo kukibona, ntabwo nzi neza ko abantu bose barimo kubibona. Kiriya gihe ibintu byose byarabaga. Muribuka Isirayeli, intambara, muribuka inzara, muribuka abantu basuhutse, muribuka abakozi b'Imana kiriya gihe amagambo bavuze. Ariko kugeza ubu tuvugana, tugiye kureba noneho, ese ibi bihe turimo koko ni ibihe bya nyuma? Ese ibihe turimo ni ibihe byo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo? Iko bimeze. Ndenda kubabwira ko rero ntabwo nizera neza yuko ari ibihe byo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Nta nubwo mpakana ko ari byo bihe byo ko atari ukugaruka kw'ibihe, atari ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, ahubwo ndizera ko ari igihe cyo kugenzura neza agakiza kawe. Ndizera ko ari igihe cyo kwigenzura ku giti cyawe, kugira ngo wiyeze, ube hafi y'Imana, ugarukire Imana, ube hafi y'urukundo rw'Imana. Abantu benshi cyane muriherereyeho, abantu benshi cyane muri kurira, abantu benshi cyane muri kwiganyira, ariko ntabwo uri kureba ese ni iyihe mpamvu, ese ni iki nkwiye gukora muri ibi bihe. Ikintu ukwiye gukora muri ibi bihe ni ukugaruka imbere y'umwami wacu Yesu Kristo, ukamubwira ngo ndagarutse mwami, narigenzuye, nararebye, naracumuye, narakosheje, ariko ngarutse imbere yawe. Ni wowe Imana ikomeye, ni wowe kwiringirwa, ni wowe kuncungura. Nta kindi cyacungura ubuzima bwawe, nta n'ikindi cyacungura ubugingo bwawe uretse wowe ubwawe. Muri ibi bihe dufite, twamaze kumva ijambo ry'Imana. Indwara z'ibyorezo, nta rukingo, nta muti n'uyu n'umwe uraboneka w'izi ndwara zitandukanye. Murabizi, hari ibihugu byinshi cyane bifite ibitwaro bya kirimbuzi. Ibyo bitwaro bya kirimbuzi ntacyo byakora kugira ngo bihagarike iki cyorezo, nta na kimwe byakora. Ariko niki wowe wakora? Wowe uragifite cyo gukora.
ibihe nk'ibi byagiye bibaho, ariko abakristo bagahaguruka, abantu bagahaguruka bagapfukama imbere y'Imana, bakambara ibishura, bagapfukama imbere y'Imana bagasenga kugira ngo Imana idohore. Ese banyarwanda, ese bantu mukurikiye, mudukurikiye, murimo murasenga, murimo murakora iki muri bino bihe by'amakuba? Murimo murakora iki muri ibi bihe? Ni ugusenga. Abantu biyirije ubusa, abantu bambaye ibishura baramanuka baragenda basenga Imana, Imana iradohora. Natwe nagira ngo uyu munsi mbabwire ngo turi mu gihe cyo gusenga, turi mu gihe cyo kwegera Imana, ntago turi mu gihe cyo guharira ngo tuvuge ngo dore isi irarangiye, ntago turi mu gihe cyo kugaruka cyo guharira ngo tuvuge ngo dore umwami wacu Yesu Kristo aragarutse, ahubwo turi mu gihe cyo kugira ngo twegere Imana, hanyuma tuyibwire ngo Mana twaracumuye, iyi si ifite ibibazo byinshi cyane, iyi si ifite ibikurura byinshi, iyi si ifite ibitubabaje byinshi, ariko nanone iyi si ifite ijambo tugenderaho, ifite ijambo twakabaye tugenderaho kugira ngo Uwiteka Imana yo mu ijuru itubabarire kandi turebana amaso y'impuhwe zayo ndetse n'imbabazi nyinshi cyane. Ese ijambo ry'Imana riradusaba iki muri ibi bihe? Turasabwa iki twebwe? Ni iki kintu twakora kugira ngo tube muri bino bihe nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira? Twebwe bagenzi, icyo twebwe dusabwa, turasabwa guca bugufi. Turasabwa guca bugufi nk'abantu, turasabwa guca bugufi tugatakira Imana, tukabwira Imana tuti Mana tubabarire, twaracumuye, twakoze ibyanzwe n'amaso yawe, twagiye mu bihe byo kure y'amaso yawe, ariko ubu nonaha tugarutse imbere yawe, tugarutse imbere y'ubwiza bwawe, twikubise imbere yawe Uwiteka Mana, tugusabye imbabazi. Turasabwa rero kuba hafi y'Imana, nicyo kintu gikomeye cyane Imana idusaba. Nabasobanuriye ijambo ry'Imana ryari twigishe, ryatubwiye neza ko na mbere ibimenyetso byagiye byaravuzwe, ariko abantu ntago bahagaritse imitima, ahubwo ijambo ry'Imana ryabasabye guca bugufi bagasenga, ryabasabye guca bugufiya bakereka Imana yuko bari munsi y'ibirenge byayo. Natwe rero turi munsi y'ibirenge by'Imana. Muri iyi minsi ndabasaba guca bugufi mugasenga, nubwo turi mu bihe bibi bikomeye by'icyorezo, ariko turi mu ngo zacu. Uyu ni umwanya mwiza wo kwegera Imana, ni umwanya mwiza wo kwisuzuma ku giti cyawe, ukareba ese ni iki kintu nakoze cyababaje Imana, ni iki kintu nkwiye gukora kugira ngo mbe imbere y'Imana. Ndanabasaba kandi gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ibi biganiro bijye bibagiraho kenshi gashoboka, kugira ngo dukomeze kurebera hamwe n'ibindi byigishwa Imana uko izagenda idushoboza. Nagira ngo mbasabe dusenge, nitumara gusenga ubwo tuzasubira mu biganiro byacu by'ubutaha. Uwiteka Mana nziza, Uwiteka Mana yo mu ijuru ushobora byose, uri Imana y'urukundo rwishimwe n'imbabazi, twongeye kugushimira nyakubahwa Imana. Twumvise iki ijambo ryawe rivuga, twumvise ibimenyetso icyo ijambo ryawe ribivugaho, ariko Uwiteka Mana ikomeye, uratubwira ngo ntiduhagarike umutima, uratubwira ngo Nyagasani dukomeze ahubwo gusenga, dukomeze kuguma mu maso yawe ndetse mu maboko yawe, kuko tuzi ko uri igitare kidukingira. Turagusabye kugira ngo rero Uwiteka Mana ikomeye uhumugisha abantu bose bagiye kumvira ijambo, turagusabye kugira ngo uhumugisha abantu bose Uwiteka Mana ikomeye bari kuri iyi si, abantu bose batuye isi Mana, ubagire impuhwe, ubagire imbabazi zawe. Data ndakwingize kandi kugira ngo uduhe kugaruka imbere y'amaso yawe n'imbere y'ubwiza bwawe, kugira ngo Uwiteka Mana ikomeye tuba abashimwa nawe ku isi yose. Urakoze Uwiteka Mana kubyemeye, komeza ubane natwe muri byose, udushoboze kugira ngo ibi biganiro dukomeze kubikora kandi byubaka imitima ya benshi, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.